aravuga ngo mwabwiwe yuko umuntu nasenda umugore we agomba kumuha urwandiko akagera gute akagera bati ariko umuntu usenda umugore atamuhoye ubusambanyi aba amuteye gusambana. Kandi aravuga ngo ucyura nawe wa mugore wasenzwe nawe bageze gute abasambanye. Yarimo abibabwirira iki kugira ngo birinde, kuko hejuru yari amaze gusobanura uburemere bw'icyaha. Bati byiza wakuramo ijisho kugira ngo utazongera gucuma, ibyiza ukuboko kugucumuje waguca ukaguta ukaguta kure. Zirikana aya magambo, Matayo 5:31 kugeza ku 32 avuga ngo kandi byaravuzwe ngo uzasenda umugore we amuhe urwandiko rwo kumusenda. Ariko ngeweho ndababwira yuko umuntu wese usenda umugore we atamuhora gusambana aba amuteye gusambana, kandi ucyura uwasenzwe aba asambanye. Amen. Aya magambo Yesu Kristo yayavuzeho amaze kuvuga ku itegeko rya ntugasambane. Aravuga ngo mwabwiwe ngo ntugasambane. Arangije aravuga ati ariko ngeweho jambo ndababwira yuko n'umuntu ureba umugore wundi cyangwa se umugore wari wese akamwifuza wamaze kugira gute gusambana nawe mu mutima. Haleluya. Akomeza avuga hepfo, avuga uburemere bw'icyaha kugira ngo abantu bagitinye bakirinde. Aravuga ngo ijisho ryawe iryo urebesheje wa mugore cyangwa se urebesheje ikindi niri gucumuza urikuremo urijugunye kure. Aravuga ati n'ukuboko kwawe nako nuko nguko ni kugucumuza uguce ugukure, kuko ari byiza yuko wakinjira mu bwami bw'Imana ari nta kuboko ufite cyangwa se ufite ukuboko kumwe, kuruta yuko wagira gute wajya muri Gehenomu ufite amaboko yombi cyangwa se amaso yombi. Haleluya. Yarimo asobanura uburemere bw'icyaha. Arangije agera hepfo abasobanurira rero, aravuga ati hari n'ubundi buryo bw'ubusambanyi mukora mutabizi. Aravuga ngo mwabwiwe yuko umuntu nasenda umugore we agomba kumuha urwandiko akagera gute akagera bati ariko umuntu usenda umugore atamuhoye ubusambanyi aba amuteye gusambana. Kandi aravuga ngo ucyura nawe wa mugore wasenzwe nawe bageze gute abasambanye. Yarimo abibabwirira iki kugira ngo birinde, kuko hejuru yari amaze gusobanura uburemere bw'icyaha. Bati byiza wakuramo ijisho kugira ngo utazongera gucuma, ibyiza ukuboko kugucumuje waguca ukaguta ukaguta kure. Iri tegeko Yesu Kristo yarimo asobanura ni itegeko dusanga mu gutegeka kwa kabiri igice cya 24 umurongo waho wa mbere kugeza kwa 4. Ntabwo ndi buhasome, ndasobanura mu nshamake. Iri tegeko ryaravuga ngo umuntu narongora umugeni maze ntamukundwa akaza cyangwa se ntamwishimire kubera igiteye isoni yamubonye, ngo amwandikire urwandiko rwo kumusenda arumuhe hanyuma agende amwirukane ave mu nzu ye. Aravuga ngo uwo muntu wasenzwe cyangwa se uwo mugore wasenzwe watandukanye n'umugabo we namara kuva muri iyo nzu yemerewe kongera kugira gute gucyurwa n'undi mugabo. Ijambo ry'Imana riravuga ariko niba wa mugabo wamucyuye nawe atamukundwa akaje atamukunze akamusenda cyangwa se agapfa, ngo wa mugabo wa mbere ntabwo yemerewe kugira gute ntabwo yemerewe kumucyura. Iri tegeko ntabwo ryasobanuraga neza niba avuye no muri iyo nzu ya kabiri yakongera kujya mu yindi ya gatatu atari ya yindi yabanjemo cyangwa se kuri wa mugabo wabanje kumucyura. Ariko ibyo nibyo ryateganyaga. Ariko hakaba irindi tegeko ryari rifite umwihariko ku batambyi. Iri tegeko ryari rifite umwihariko ku batambyi turibona mu Balewi 21 umurongo waho wa 7. Abalewi 21 umurongo waho wa 7 hakavuga ngo ntibakarongore maraya cyangwa se uwanduye, kandi ntibagacyure uwasenzwe, kuko umutambyi ari uwera ku Mana ye. Abatambyi bari babujijwe gucyura uwasenzwe uwo ari we wese. Haleluya. Yesu Kristo rero itegeko ry'abatambyi niryo yazanye mu isezerano rishya, kuko mu isezerano rishya ubutambyi bw'abantu bwari buvuye. Yesu Kristo umutambyi mukuru, hanyuma bamwizeye tubabami n'abatambyi mu bwami bwa Se. Haleluya. Niko ijambo ry'Imana ritubwira mu Byahishuwe 1 iranga umurongo wa 6 mwahasa ngo yatugize abami n'abatambyi mu bwami bwa Se. Haleluya. Ni Yohana barimo avuga. Kuko rero turi abami n'abatambyi, amategeko akora ku bami n'abatambyi agomba kugira gute gukora kuri twebwe. Ntabwo twemerewe gucyura uwasenzwe. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Ibi ngibi Yesu Kristo yarimo abitubwira cyangwa se yarimo abivuga
kugira ngo abantu birinde icyaha n'igisa nacyo, birinde n'uburyo bwose bwo kugira gute bashobora gukoramo icyo cyaha. Haleluya. Kuko yari amaze gusobanura, nk'uko nabivuze, yari amaze gusobanura uburemere bw'icyaha. Aravuga ati ho kugira ukora icyaha, ho kugira ngo wongere ukora icyaha, ibyiza ni uko icyaguteye gukora icyo cyaha wagikura ku mubiri wawe, ruba urugingo rwawe, riba ijisho ryawe, kaba akaguru kawe, kaba akaboko kawe. Ibyiza ni uko wagaca kugira ngo katazongera kugucumuza, kuko icyaha ni kibi, kikujyana muri Gehinomu. Ibyiza ni uko wagaca kugira ngo katazongera kugucumuza, kakakubuza ijuru, kakakujyana muri Gehinomu. Aravuga ngo ibyiza ni uko wajya mu bwami bw'Imana ufite ijisho rimwe, biruta ko wajya muri Gehinomu ufite amaso abiri cyangwa se amaboko abiri. Ibyiza ni uko wagira gute, ni uko wakuraho icyagucumuje kugira ngo utazongera kugira gute gucumura, ukagwa muri icyo cyaha ukajya muri Gehinomu. Zirikana aya magambo, wirinde icyaha n'igisa nacyo, wirinde uburyo bwose bw'ubusambanyi, kuko uri uwera. Ijambo ry'Imana mu Efeso 5 bariho dusoreza umurongo waho wa 3 aravuga ngo ariko gusambana n'ibyonona byose no kurarikira ntibikavugwe rwose muri mwe, nk'uko bikwiriye abera. Turi abera kuko turi abami n'abatanzi. Niba uri uwera, uzirikane yuko ukwiriye kwirinda ikibi n'igisa nacyo, ukwiriye kwirinda ubusambanyi n'irari n'ibiteye isoni n'ibindi byaha byose, kuko bitagukwiriye. Shalom shalom.